Bakunzi ba Keopi rero aha turi ni ku mwaro wa Nkungu nkuko n'ejo twari twahageze tuhasanga abarobyi bamwe bari muri koperative yitwa Koperwa, koperative de pêcheurs de Rwamagana. Ubwo rero twari twaraye duhanye gahunda y'uko uno munsi tuza kureba uko isoko rihagaze, uko abantu bagura. Twagize ikibazo ntitwahuza n'amasaha kubera ko barazinduka, ariko tuhasanze umunyamabanga w'itsinda agiye kutubwira n'amavuko ya rino tsinda, uko uburobyi buhagaze kuri kino kiyaga cya Mugesera, hanyuma tubwire n'ubwoko bw'amafi abamo hano nuko abangana n'icyo bifasha abanyamuryango b'amatsinda. Uratangira utwibwira rero. Murakoze munyamakuru, nitwa Sebudandi Jean Pierre, nkaba nkorera muri iri tsinda ryacu ryitwa Inyogaruzi, rikora hano mu kagari ka Nkungu, umudugudu wa Mataba. Akaba ari itsinda rero umurenge wa Munyaga, rigizwe n'abanyamuryango bagera nko kuri 11 b'abarobyi. Hano rero dukunda kugira amafi amoko menshi, ariko ay'ingenzi dukunda kugira ni amafi ya tilapia cyangwa yo bita ibihonda, amafi agira amagaragamba. Yego, ngira ngo murabibona ko hano harimo n'abasare b'abagore. Uyu ni umwe muri bo, Nyiraneza. Abarobyi b'abadamu mufitemo hano ni bangahe? Uyu niwe tugira ugerageza, abandi ntago bakunda kubikora kuko bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kubyuka amajoro. Yego, gasiga abana. Gusiga abana, gusiga umugabo mu rugo azindutse iryo joro, ntago abadamu bakunda kubikora, ariko uyu nguyu yajya bigerageza. Yego. Wari mutubwira amoko y'amafi abamo hano. Twari tuvuze ku kibazo cya tilapia, cyangwa se amafi tuyita ibihonda akunda kugira amagaragamba. Yego. Hakabonekamo inkube. Yego. Hakabonekamo inkube ni zino twabonye twasanze zikiri ku isoko. Tukagiramo izindi fi zitwa imamba, zifite amabara yenda gusa n'ay'impiri. Ikaba ndende mu burebure. Zikunda kuba ndende mu burebure. Tukagira n'indugu. Tumwe dutoya. Turiya dutoya. Yego. Turobwa n'imitego ifite size ya 1.5 cyangwa 1. Ubwo rero habamo n'andi mafi atandukanye, iyo bita inshonzi, ayo bita harimo amoko menshi, ariko ari ay'ingenzi niyo akunda kuboneka. Isambaza hano zibonekamo, ziboneka mu Kivu, ariko zo ziba nkeya cyane, ntabwo zikunda koroka kubera ko iki kiyaga cyacu gikikijwe n'igifunzo, bigatuma tugira umwondo mwinshi, mu gihe isambaza zikunda kororokera ahantu hari umucanga. Umwondo, amafi hano akunda umwondo w'urufunzo ni ayahe? Imamba nicyo iyo ya mbere ikunda umwondo, inarya ibyondo, niyo ufashe usanga yari ibyondo. Na tilapia nta kibazo, n'inkube nta kibazo, na ziriya ndugu zikundana n'umwondo, ariko isambaza ntabwo zikunda ahantu h'umwondo, zikunda kuba ahantu h'umucanga. Bityo muri aka gace kubera ko tugifite runo rufunzo, usanga dufite umwondo cyangwa se isayo ryinshi, bityo bigatuma izo fi zidakunda n'umwondo, zidakunda kuba muri aka gace. Hanyuma mufite, tubwire uko koperative yavutse, amatsinda uko mukora. Bihera ku murobyi bikagera ku itsinda bikagera kuri koperative. Mbere abantu bariroberaga ku giti cyabo bakorera mu kajagari. Yego. Aho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda igiriyeho, yatangiye kugenda ihuriza abantu mu matsinda, mu mashyirahamwe, mu makoperative. Noneho nibwo natwe baje kubona abantu bakora umwuga w'uburobyi, badusaba ko twabanza tugakora amatsinda matoya. Noneho ya matsinda matoya bakayahuriza hehe? Bakayahuriza mu makoperative. Ndetse koperative zacu zifite ubuzima gatozi. Na leta yaduteye inkunga itwubakira ikigo cyangwa se ibiro, amasare y'inama, aho barobera amafi, aho bayacururiza, aho bayogereza, aho bayatunganyiriza. Aho ni hehe? Kuri Pejeraka hariya
Muhe murenge. mu murenge wa Munyibutse. Buriya ni mu murenge wa Burubona hariya Nyamatete. Yego. Ni Nyamatete. Ni Nyamatete. Ndahazi Kuri nagira ngo Pejeraka. mwumve. Niho ibiro byanyu biri. Niho ibiro byacu biri by'abantu bakorera mu karere ka Rwamagana, ariko Ngoma nayo ifite nayo ahayo. Ahayo. Ku buryo abarubera muri aka gace ka Ngoma nabo bafite nabo site yabo bahuriraho. Akabazo k'amatsiko y'igihe Nyamatete uvuye Nkungu unyura he? Tugenda n'amato. Tugenda n'amato. Uva Inkungu n'ubwato ukagera Nyamatete. Bwibuza nko ubwo usimbuka amabare ukaza Rubona na Byinza ugakobe ugahita tugerayo. Byibuza tumaramo nk'amasaha 2 kugenda. Ukadagaruka. Kugenda no kugaruka ni amasaha 4. Ane. Ariko buri wese ajyana ubwato bwe cyangwa tugenda babiri mu bwato. Okay. Iyo dufite inama tugenda turi babiri kugira ngo iyo muri babiri mugashya muri babiri ubwato ntabwo munanirwa bukihuta. Niyo mwana niwe nzahasura ntabwo narinzi ko kandi buriye umuntu ananirwa kubera ko akibitangira. Iyo umaze kubimenyera ntibisanzwe no kugendesha amaguru yawe. Ariko iyo ukibitangira nyine uragashya kumva intogo zababaye. Yego. Iyo ugashije urugendo rurerure. Hanyuma ariya hanyuma babubakira ibiro aho mukorera inama mumaze kuba amatsinda ngahe. Ubu buri kiro cy'isamake cyapfuye hano umurobyi yarobye agomba gutanga igiceri cy'ijana muri koperative. Gihita kigemurwa muri koperative, twandika umusaruro mu bitabo, tugatanga raporo. Icyumweru cyashira ukwezi y'amafaranga yakusanyijwe akagemurwa kuri koperative agashyirwa mu masanduku. Naho hariyo ababitsi, hariyo nimero z'amakonti ku mabanki bakabitsa, ugasanga hariho amafaranga za miliyoni nyinshi. Ubu ni amatsinda ngahe muri koperative? Hano kuri Pejeraka hariya duhurira turi amatsinda agera ku 9. Amatsinda yo muri Rwamagana aroba muri Mugesera. Aroba muri Mugesera. Naho muhuriye kuko abamuhazi ntibarimo. Muhazi ntirimo. N'abasake ntibarimo. Na Ngoma ntirimo. Ubwo na Ngoma ikagira itsinda rya amatsinda yari. Ngoma nayo ikagira amatsinda yari. Ubwo abanyamuryango b'ayo matsinda ko ari 9 muri bangahe? Iyo twahuriye hariya dushobora kujya hafi muri 200 abanyamuryango cyangwa barengaho, kuko hari ababa barimo mu kandi kanya wenda akaba yabivuyemo yagiye mu bindi, hakinjiramo abandi bashya gutyo, cyangwa igihe cyagera runaka kongera akabigarukamo, ariko tuba turi hafi ya 200 kurengaho gatoya. Yes. Okay, rero tutabatindiye tugiye kureba ku bijyanye n'umusaruro kugira dusoze. Ndabona izuba ritubana ryinshi. Umunyamuryango nuko kwizigama muri uko kuroba, abanyamuryango banyu bibagejeje kuki nk'uw'intangarugero 2 cyangwa 3? Bageze kuri byinshi. Kuko ushobora gusanga wenda nk'umuntu wagize amahirwe akabona amafi ashobora kuroba n'ibihumbi 20 ku munsi cyangwa ibihumbi 30 ku munsi ashobora kubiroba. Ibiro bingahe? Ubwo ntabwo ifi zigura kimwe. Okay. Harushaho gukorera ibihumbi 30 ku munsi. Cyagakorera ibihumbi 20 ku munsi. Cyagakorera 5 ku munsi. Yego. Cyagakorera 3 ku munsi. Ariko uko biri biruta ubuhinzi, abantu benshi babashije kwiyubakira amazu. Yego. Bafite aho babaye, abandi barihira abana amashuri yabo. Amafaranga bayakuye hano mu ruzi. Abandi bashobora gutanga mituweli nta ngorane. Nuvuga ko akenshi abarobyi usanga bafite iterambere kurusha abahinzi, kuko bo bacungana izuba n'imvura. Kuko haba ku mvura bo baba baroba, ku zuba baba baroba, ariko mu gihe wenda abahinzi bo igihe cy'impeshyi usanga basa n'abaparitse bategereje. Hanyuma rero iki kiyaga cya Mugesera bafite ubwoko bw'amafi bubamo. Ifi nini yabonetsemo cyangwa mwumva yabirimo yaba ari iyihe? Impamvu nizo zikunze kuba nini cyane, kuko iyi fi ya mbere yafashwe n'umurobyi w'ikagashi yapimye 203 muri Mugesera. Ariko hano muri aka gace kacu kagaruka hano Rwamagana na Ngoma, naho twafashe ifi y'ibiro 69 y'imamba. Ariko inkube zo inini cyane twabonye zigera ku biro 12 9. Tilapia nayo yakuze cyane ishobora kugira ibiro 4 cyangwa 5. Okay. Iyo mwavuze ko mubanza gutega kugira ngo umurobyi abashe kuroba
ifi y'ibiro 50 ategate abwirwa n'icyo aho iherereye? Ni amahirwe buri muntu aratega, muratega nk'uko ushobora kuza ugasanga mwateze ibikoresho bingana n'umubare ugasanga yafashe nk'ibiro 20 wowe ufite ibiro 3. Ni amahirwe. Izo fi nini n'ubundi ntabwo zo zagenewe imitego dufite, ntabwo yagenewe kuzifata. Yego. Ariko hari igihe niyo nini ishobora kuza igafatwa n'agatego gatoya. Hari n'ishobora kuza ikajya ije kurya nka ziriya ndugu nakubwiye mu mutego. Yageramo umutego ikabira wifubitse, uko irwana igira ngo yikuremo umutego ukayizingurizaho ugasanga irimo yawifubitse wose yawizingurijeho, bakagufasha mukayikuramo mukayizingura. Ni amahirwe rero. Nta bundi buryo mushobora kumenya ngo hano hari ifi iremereye? Turabimenya. Yego. Aho turabimenya, zinarimo nyinshi cyane, ariko nuko tutagira imitego yabugenewe kuzifata. Kuko ziza kota izuba cyambere. Ziza kota akazuba kazibona nk'ubu ku kazuba kagasusuruko. Yego. Icya kabiri ziza kurisha. Yego. Ifi zitunzwe n'ibyatsi n'indya byose. Yego. Zirya amafi bagenzi yayo zo zikongera zikanarisha. Yego. Iyo urimo kuroba utuje ujye kubona ukabona ifi iraje ije ku mutabu ije kurisha, cyangwa irasimbutse ifashe utwatsi iratwibiranye two itamiye. Yego. Turazibona rwose, turazibona ziragaragara. Hanyuma iyo ije kota inzira yayo ikirari cyayo wakibona ukakimenya? Yo ntago ijya kure y'amazi, nta nubwo isohokayo yose, iraza nk'igice kimwe akaba ari cyo yotesha, ikindi kiri mu mazi. Hakoma akantu gato kuko hari n'ibisiga binini bikunda kuza kuziroba. Hari ibisiga binini bikunda kuza kuziroba, ntago yigaragaza cyane, izana igice gitoya ikagishyira hejuru y'amazi icyotesha akazuba, hanyuma hagira akantu gakoma cyangwa yabona inyoni inyuzeho igahita yongera ikibira. Aya mafi yibaruka gute, yororoka gute? Amafi yibaruka ku buryo butandukanye bitewe n'ubwoko bwayo. Tilapia yo zigira amagi. Ya magi yazo iyo igiye kubyara ijya ahantu, ishaka ahantu hatari amazi, kuko uzi ko mu mazi hakunda kubamo umuyaga mu gihe cy'amasaa 7 saa 8. Uriya muyaga rero iyo ubaye mwinshi wica abana b'amafi. Yego. Iragenda ikajya ahantu hatuje hasa naho hari ikidendezi mo hagati mu gifunzo cyangwa ku nkombe cyangwa mu muhaga, ikagenda ikajyamo akaba ariho ibyarira. Yamara kubyara, ubwo turi kuri tilapia, ya magi yayo yo isohora utwana tukaguma hafi yayo, nayo ikaguma aho ngaho isa nidukurikirana. Iyo hari ikintu yikanze, nk'ikintu kizikanze, ihita yasama. Yamara kwasama utwana twose tukirukanyira mu kanwa ka nyina, ikazaturekura. Dufite ahantu tujya, ifite imisaya duhishamo. Noneho ikabumba ikatwirukankana ikatujyana, cyangwa nk'umuyaga uhushye ari mwinshi, kwa kundi imvura igiye kugwa hakaza umuyaga mwinshi, kubera ko umuyaga uri mwinshi ku gipimo runaka, uriya muyaga ushobora kwica abana bayo bavutse. Yego. Noneho irasama, ubwana bukirukankira mu nda cyangwa mu kanwa kayo, ikabuhisha muri ibyo bice. Yagera hatekanye ikaburekura. Yaza kumva amazi yongeye gutekana, ikongera ikaburuka. Ubwo buzima zikabumaramo nibura nk'iminsi 7, hagati y'iminsi 7 n'iminsi 10. Baba bumaze gukomera, kuko tilapia zikura vuba, ziba zimaze gukura zitangiye gukomera, nyina ikazita ikigendera, nabo bakihigira. Impamba nayo igiye kubyara ntago ijya mu mazi magari gutya hagati ngo ibyare, nayo iragenda ikajya mu gikuri nka hariya, igasesa ahantu izabyarira, ikabyariraho abana bayo, ikabana nabaho ngaho, kuko ifi yo irihigira ntago zonka. Zirihigira, nyina nazo ikazishakira udukoko zishobora gutora, utubu, utundi dusimba duto duto tuba mu mazi, tunyorogoto, hanyuma zikaturya, so kubera ko zirya n'imyanda n'ibisayo n'ibiki byose n'utwatsi zikarisha, izishyira ahantu zibasha kubona utwatsi tworoshye two kurisha. Noneho mu minsi mike nazo ziba zikuze, nayo ikigendera, nayo zikagenda. Hanyuma ya mafi manini rero, iyo aza gushaka aho azabyarira, ntabwo inkora yayo muyabona mukaba muyatega? Ntabwo inkora wapfa kuyibona, kuko ntabwo ziza zigenda hejuru. Zica munsi y'igikuri, zikatunguka ahantu zumva wenda hari intora, tuyita intora.
igatungukamo intorabwo igatunganya ni nka koboka ni nka kobo kari mu rufunzo gakikijwe n'ibifunzo gakikijwe n'ibifunzo yego ariko iki gifunzo nakubwiye ko gisa n'ikireremba hejuru y'uruzi yego urumva zo zicira munsi y'iki gifunzo ubuzima burakomeza hiba urakomeza zihungirayo nk'ubu ngubu urabizi ko ifi zitari ubwoko bumwe zikunda kuryana uzi ko ifi zitari amoko nk'imamba imamba irya inkube hanyuma imamba ikarya terapi ikarya n'indugu inkube nazo zikarya indugu zikarya terapi ko ari ingome ziraryana hagati yazo no kuvuga ko niba terapi irya indugu se cyane cyane urayibaga ugasanga mu gifu cyayo nizo zirunzemo gusa murabibona iyo ariye mu yuroba yariye bagenzi bayo cyane usanga mu gifu cyayo ukuyemo twinshi twariye ifi igira igifu ikihe se igira igifu ikagira n'amara gute iyo tuyifashe ifi ikintu cya mbere dukora ni ukuyikuramo amara kuko amara y'ifi arasharira ararura cyane ni ukuvuga ngo izo tubona ku isoko muba mwamaze kubikuramo ugifata ifi ukiyinaga mu bwato ikintu cya mbere tuyikuramo amara kuko amara niyo iyatindanye ugatinda kuyakuramo irabora ahita ayiboza arayangiza tubwire rero mu gifu cyayo kimera gite musangamo ibyo yariye usangamo amafi mato yariye ugasangamo ibyatsi yarishije ugasangamo nabonye zitoragura n'utubuye utubuye duto natwo usanga zadutoraguye harimo umwondo yariye ni ukuvuga rero ko ubwo ni ukuvuga kubera ko ziriya fi zihigana ni ukuvuga ko iyo zimwe zidahuje ubwoko iyo zimwe ziri munsi y'igikuri izindi ziza mu mugeri koga noneho za zindi zaje kuzihiga munsi y'igikuri zo zikazikwepera mu mugeri higahiga mu gikuri zabona zitari kuzibona zikajya kuzishaka mu mugeri zigakwepana gutyo ibyo tubibwirwa n'iki nuko mu gihe runaka ujya kubona ukabona mu mitego turi gufata impamba cyane kuko twe dutega hagati mu ruzi ntabwo dutega mu gifunzo ntabwo dutega mu mitego yacika yego noneho hakabaho season turi gufata impamba n'inkube cyane hakaba na season turi gufata terapiya cyane yego ubwo bivuga rero ko zagiye zikora iki isimburana ryo kujya kwihisha guhiga mu gikuri zaje mu gikuri guhiga terapiya zizihungira ku mugeri yego zizibuze mu gikuri zisubira ku mugeri kuzishaka terapiya zigaruka kwihisha mu gikuri zigenda zikwepana zinyuranamo zikwepana kugira ngo za zindi zitazibuza umutekano zishaka kuzirya reka dusoze kino kiganiro tubashimira abakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano aha ni inkungu nk'uko mubibona twicaye mu mazi muri hangana twakere twagomba kuhasanga abarobyi benshi ariko dusanze isoko ryaremuye ibyo byose abo tuhasanze umuyobozi ari gukora raporo y'amatsinda kigaragara nuko uyu ari umwuga ushobora kuba ufite abo utunze nk'uko babitubwiye ko hari ababashije kwiteza imbere bakubaka amazu bakabasha kurihira abana amashuri bakagura bakikenura muri make abatari bazi ko Mugesera igira abarobyi nubwo batangana nabo mu Kivu twabiboneye rero kandi tubashe no kumenya ibijyanye n'uburobyi uko amafi abaho uko ni igitangaza cyane kumva ko mu Rwanda ashobora kuboneka ifi irengeje 100 kandi bivuze ko nibirenze 200 bishoboka ahubwo we ubushobozi bwo kuyiroba akari bwo budahari rero ahangaha kuri uyu mwaro wa nkungu tuhasanze n'umusare umurobyi umubyeyi ufite ingashya madamu turagusuje amakuru witwa nde ufite imyaka ingahe ufite abana bangahe okay wize kuroba ryari ese uzi no koga watangiye ryari ngewe natangiye 2010 koga ndavuga koga no kugashya apana kuroba natangiye ndi umwana muto cyane iwanyu ni hehe wacu twebwe duturiye uruzi no haruguru hano Mugesera ngiye noganaga na nyogokuru ubyara papa mwazanaga mu ruzi mu koga niwe wakwigishije koga yamaye umfite nk'imyaka ingahe utatangira primaire wari uzi koga ukuruca ubwo nukururangiza ukava nkungu ukagera amabare nibyo hanyuma koga hanyuma kugashya byo ubyize ryari kugashya rero ngewe
natangiye ibintu by'uburanguzi bw'uburobyi bw'amafi bw'amafi nyine ntangira kurangura nkajya ndangura n'abanyakabirizi nkarangura n'abanyamubare noneho ngeze aho nkajya niga kugashya nyine nkajya ngenda nkajyayo kwizanira amafi yanjye ukagashya utaroba ahubwo ari ukugira ngo ugende uzenguruka abarobyi ngenda njya guhiga amafi yego ibyo mbimenye rero mfata n'isoko ry'uburanguzi narangura ese naroba byose uraroba ukanarangura ubwo rero mu kurangura njyewe amafi narayakunze cyane umwuga wo kuroba narabikunze n'umwuga wo kurangura narabikunze kuko byangiriye akamaro uyagurisha ayo uranguye ndarangura nkaranguza abandi abakerewe cyangwa abaturage bo mu midugudu Ay, n'ab'i Rwamagana Yego. n'aba Kayonza bose baza hano mu baranguza uba waranguye n'abarobyi none abandi bakarangura nawe watsindiye isoko warapiganye yamaye uyu ni urangura aya hano yose hano ni mabare hano na mabare uyu ni watsindiye isoko tugira amategeko yego ubwo no kuvuga ko buri uburobyi ifi ntabwo yemerewe kuzicururiza araza akazishyikiriza umuranguzi akaba ari buze nta murobyi kugira ngo bitazamo akajagari wibye ku cyumweru ni umunsi twahariye abaturage ejo barabimbwiye abaturage noneho babaranguzi yari ku cyumweru barahagarara yego tugahereza iki abaturage bakaza bakirangura n'umurobyi hanyuma nyina neza we kwa harisi hari igihe abaranguzi barangura ifi zigasaguka bakazirangura kuba afite abakiriya hirya no hino akazohereza ku yandi masoko hanyuma se nyina hanyuma rero byakugejeje kuki mu buryo bufatika ibintu byagiye bingezaho mfite umwana wavutse 2005 namushyize mu ishuri ariga ageze mu gatandatu mushyira mu igaraje ndongera mfite undi wo nabyaye mu mwaka wa 2006 mu mwaka w'9 yarize arangiza wa gatandatu mushyira mu myuga yiga kubaza agakora intebe agakora n'ibindi byose ubu nawe namurihiriye amashuri y'imyuga yego arayiga arayirangiza mfite umwana ukora imodoka rwose iriya yawe yapfa agahita aza akayikora nibyo afite igaraje cyangwa akora mu igaraje hariya yabanje gukora kwa fisi ava kwa fisi ajya kwa murenzi aho hose arahacakaza bose baramuzi baramuzi ku modoka mbese ararindwa yego ibindi ku buzima busanzwe mu rugo abana warabarihiye yego inzu washyizemo sima tubwire mu rugo ndasimata neza nabanje kwitaho ku by'abana yego kuko ndacyafite abandi bakiga yego mfite uwiga mu mwaka wa 5 mfite n'uwiga mu mwaka wa 2 yego hari n'undi w'umukobwa nawe urangije wa 6 ni mu gutegurira kurihirira indi myuga yego kugira ngo nawe yego ariko byo kubaka narubatse ninjye wiguriye amabati nyakuye mu mbaraga zanjye yego nshinga inzu nyine abana banjye nta kibazo ariko Madi njye ndumva inimero zawe zitangiye abantu b'i Kigali niba amafi yawe agarukira i Kayonza na Rwamagana umuntu wakenera agafi ari i Kigali ari kureba keopi ayaguhamagara akavuga ati terapiya zose ufite uzimbikire bakakubwira ukazizana tanga nimero yego zivuga 078 yego ubwo ariko ngiye kuba bayinyibye ejo bundi ndi hano nzaniye umuntu ifi y'imamba nari nishe ifi y'ibiro 15 yamaye ari wowe wayirobeye cyangwa wayiranguye nari maze kwigura n'umurobyi yego barayinyiba telefone yambitse ku ntebe kuri nkiriya kure yego waraswapishije yaguye mu mazi mpita nyirambikaho n'indi simukadi nkoresha nabonye ari ubugenge abarobyi bafite agatelefone kari munsi ubundi tugira kariya kantu kariya gasanduku nimo dushyira telefone kugira ngo itagwa mu mazi ako ngako niko no mumaro wako kubera telefone zakundaga kugwa mu mazi ejo twari kumwe kari nkaho yicaye ushobora kuyirambika ariko hari igihe warangara ubonye nk'ifi ikaba yakujaburiraho amazi telefone kandi kugira ngo bigende neza telefone ishyira muri turiya tuntu ubu dusigaye dukoresha amato afite turiya tuntu kugira ngo tubikemo amatelefone ye kwangirika iyo uyu munsi yaguye mu mazi duhe uzaswapisha umuntu wakenera agafi karobeweho aguhamagare
ushinzwe iby'amazi vakansi nawe arampamagara nkamwohereza ngaho zivuge rero. 078 yego 20 53 93 078 20 53 93 7. So umuntu ukeneye agafi kari frais yarara yakurazaho gahunda neza amadini yasanga wazimaze ushobora no kujya kumushakira za kabindi na za kabirizi na za kagashi sibyo iyo niyo business yawe. Yes, asante sana rero mwakoze cyane bakunzi ba KOP turacyari mu karere ka Rwamagana na Ngoma bese muri Mugesera muri rusange niho turi gukorera akazi muri no minsi. Twaje ejo ku gihe cya yubire ya paruwasi yazaza n'ubu turahari twaharaye nubwo bitagenze neza cyane ariko dore twazindukiye ku Mwaro utatuzaza bateranye nka saa moya bamaze gukuka bose none tuganire tugirane ikiganiro kandi na Nyamatete tuzajyayo. So mwakoze cyane rero naho utaha. Murakoze namwe. Yego.